Ababyeyi b'abamama bubahwe bantu bakuru, ababyeyi b'abamama bubahwe nongere mbisubiremo, njyewe nta wundi mubyeyi wandutira mama, ababyeyi b'abamama bubahwe, mama wanjye niwe wanyigishije gutambuka, mama wanjye niwe wanyigishije kuvuga, mama wanjye niwe wanyigishije kurya, mama wanjye niwe wanyigishije kugenda, mama wanjye niwe wanyigishije buri kintu cyose gishoboka kibaho, ibere rya mbere ryari irya mama, buri kimwe cyose nagikorewe na mama, muntu uri kureba ino video cyangwa se uri kumva iyi video, umenye ko nta wundi muntu mu isi ya rurema wakurutira mama wawe, nubwo yagufata nabi, nubwo yagukubita, nubwo yagutuka, nubwo yaguta, si uko akwanga, ariko ababyeyi b'abamama rwose bubahwe bavandimwe, ababyeyi b'abamama bahaye respect kabisa, mu isi naragenze, nagenze amahanga, ngenda hirya no hino hagiye hatandukanye, nta wundi muntu nigeze mbona ubaho wakurutira mama wawe. Muntu rero uri kureba ino video, niba na mama wawe mwaba mufitanye ikibazo cyangwa se mwaba hari aho mutagendana neza, rwose igihe ni iki, ugende umusabe imbabazi kuko ntawe udakosa, bavandimwe nta muntu udakosa ubaho, niba mama wawe yaba yaranaguhemukiye ariko uzirikane ko ari mama wawe. Umubyeyi ugutwita amezi 9 akugendana mu nda, akuguyaguya, agufata neza, buri kimwe cyose akoze avuga uti umwana wanjye nyaboneka adahangayika, bityo twakura tukabatera agahinda, ntabwo bikwiye nshuti bavandimwe, rwose usubize amaso inyuma, niba rwose waba ufite umubyeyi wawe w'umumama mutabanye neza, iki ni cyo gihe rwose fata umwanzuro ugende usabe imbabazi. Gusaba imbabazi si ububwa, gusaba imbabazi rwose ni igikorwa cy'ubutwari, gikorwa n'abantu bafite umutima w'urukundo cyangwa se n'umutima wo gusaba imbabazi. Bityo rero umuntu uri kureba ino video, waba ufitanye ikibazo n'ababyeyi, igihe ni iki rwose, genda usaba imbabazi, kuko gusaba imbabazi nta muntu byishe, kandi usabye imbabazi turabizi ko azihabwa, kuko ababyeyi rwose b'abamama nibakomeze bubahwe, ababyeyi b'abamama nimwubahwe rwose, njyewe iyo ngeze ku bamama mbura n'icyo mvuga, kuko mbura n'ikintu narenzaho rwose ku babyeyi b'abamama, ariko icya mbere rwose nabasabira umugisha buri mubyeyi wese aho ava akagera, mubyeyi wumva ufite umutima wo kuba wavugutiye umwana wanjye aho kugira ngo mwice, namubyara nkamushyira ku isi, nubwo yabaho nabi ariko akabaho, ariko utifuje kuba wakwihekura. Umubyeyi wese w'umumama wumva ko mu gihe cyose yaba yatewe inda cyangwa se yaba yasamye inda, yumva agomba kuba yayibyara, nta kibazo kibayeho, uwo mubyeyi rwose w'umumama niyubahwe. Ariko nanone tuboneraho no kuba twagaya ba bandi bumva ko niba yakoze igikorwa nyine kiri aho cyo kwishimisha, kishimisha mubiri, hanyuma havamo risike cyangwa se havamo imbogamizi y'inda, akumva ko igisubizo ari ukuyikuramo, bityo rwose tukugayiye imbere y'abantu, niba uri no kumva ino video wisubireho, ntabwo ibyo bintu bikwiye, niba uyisamye yibyare, turabakunda.